ukuri. Mana ishimwe, amateka y'Uwiteka n'ay'ukuri, ngo no gukiranuka yaciriyeho iteka. Maraya ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata z'Uwiteka. Ahirwa imbata y'umwami. Imbata y'umwami ntiyemera kuvuga ibishebo. Imbata y'umwami isenya ibigirwamana. Imbata y'umwami iri kubwira itorero kwezwa no kwera no gutungana. Uyu mugore aratatse, aratunganijwe. Uyu mugore afite ubwiza, uyu mugore afite amafaranga, uyu mugore afite byose. Iyo wemereye kumukorera, kumusambanira cyangwa se kumwiruba ry'ubusambanyi bwe, urakira ukarenga isi. Abantu benshi batunze ibintu bya mirenge, burya ari nabo wabaza wabikura ukahabura. Kubera iki? Ntiyabona uburyo abisobanura. Kubera iki? Kubera iruba ry'ubusambanyi yemeye gukorana n'uyu mugore. Abantu benshi bameye gukorana n'uyu mugore. Bantu barimo barakorera mu bukire bw'uyu mugore. Uyu mugore yatanze amafaranga yaba, umva aremera, uragurisha ubugingo akaguha amafaranga, uragurisha ubwemero bwawe cyangwa se ubwari. Utemeye amadini menshi yamaze kuyobera k'uyu mugore. Uyu mugore uterega utamwisunze ntabwo uzacuruza. Uyu mugore utamwisunze ntabwo uzakora ibitangaza. Uyu mugore nutamwisunga ngo ugendane n'iri ruba ry'ubusambanyi bwe ntabwo uzakomera. Ntuzemererwa na rimwe guhaha, ntuzemererwa kurya, ntuzemererwa kunywa, ntuzemererwa gutega imodoka, ntuzemererwa gutega indege, ntuzemererwa. Ariko hahirwa uwizeye umwami Imana ko ibyo umwami yatuvuzeho bizasohora. Akarengane mwabarokore mwe karava mu kwanga kuramya iki kigirwamana cy'umugore. Biragaragara ko uriho ariko uri intumbi. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bariho baragenda, ariko abantu bambaye bisura y'ubukirisitu cyangwa ndengazarabya cyangwa se isura y'ubumuntu, ariko babaye abadayimoni. Bano turi kugenda duhura nabo. Umugore wamamaza ubusambanyi ari kujya mu bavugabutumwa. Uyu mugore wamamaza ubusambanyi Rokita Rangonaya Many for Dice. Uyu mugore wamamaza ubusambanyi yageze mu madini n'amatore. Uyu mugore wamamaza ubusambanyi arimo arigisha ibintu Bibiliya yanga. Bibiliya yita ikizira. Birabangwa ikizira cy'umurimbuzi kigeze ku muryango. Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Umusozi y'Abisirayeli bagezeyo bararuhuka kandi babasha kuba. Twese kandi turaharanira kuzagera i Kanani. Birasobanura ko rero twese aho turwanira ari hamwe. Wowe dukurikirane turushoreranye mu rugendo rujya mu ijuru. Nagira ngo uyu munsi umunsi muzima, umunsi w'amateka ku buzima bwacu. Imana ageze neza, yaratwemereye, twemera gusenga, twemera kuba mu iyo twemerera kuvuga, kandi ururimi Imana yaduhaye tugomba gukora umurimo rugomba. Ndagira ngo nongere gushimira abantu bose badutuka kuri muri komantere. Imana ibaha umugisha kandi bababarire, kuko buriya ni byiza cyane. Nubwo umuntu yaba yavuze nk'umwana, ntabwo wamutuka kuri nyina cyangwa se mu bundi buryo, ahubwo wamuhugura, kuko n'impuguro ni nziza. Ariko sinakurenganya, wenda niyo gakondo yawe, kuko bivuga ko umuntu wese papa wawe muramenyana, ndetse umwana ngo asa na se. Bisobanura ngo niba uturuka kwa shitani, nta n'icyakubuza kugira ngo watake bene se ubatuke, nk'uko nabonye bamwe bari kudutuka ngo kuko twavuze kuri Pastor Mutesi, abandi ngo twavuze kuri ba Mama Shirlene na ba Buryohe bamamaza ubusambanyi. Ariko ibyo byose ntabwo ari byo, ahubwo dukomeze tujye imbere y'Imana, dukomeze, kuko Yesu Kristo yaduhamagariye kugira ngo twongere tubabera b'Imana. Abandi badutuka ngo kuko twavuze ku muhanuzi ngo uvuga ngo marayika cyangwa se ngo hanura ngo ufite ngo utunga inkoni. Ibyo byose ntabwo twe tubishinzwe, ahubwo icyo dushinzwe no gusenga Imana no kumenyana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nsubize umuntu wari wanditse avuga ngo natwe ntabwo turi bazima ngo nitujye CHK. Nta mwanya dufite wo kujya CHK keretse Kristo yatwemereye, nibwo twahajya tukajya gukora umurimo we yaduhamagaye.
kuko ntabwo ari hamwe tugiye nta n'umuntu kandi ikindi tuze kubwira abantu ko nta muntu twatse amafaranga n'uwo yaduhaye ku bushake, ntabwo yaduhaye kuko twabashije kuyaka. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero dufite ikibazo cy'abantu bagira umujinya bakanawugira ku ma YouTube ariko nicyo gihe ndumva ashaka kugira ngo abantu basobanuka bari bo, kuko Yesu yaravuze ngo umuzabibu uzawumenyera ku muza, kuko ari umuzabibu, ntabwo wasoroma imbuto zo mu muzabibu ku mugenge. Ni nk'uko utateranya imbwa n'inka, ntibishoboka. Bisobanuye ngo intama n'ihene biratandukanye, niyo mpamvu so wawe muraziranye. Njya nkunda kuvuga iri jambo, niba twaramenye Kristo akaba ubuhungiro bwacu, niba twaramenye Kristo akaba umurengezi, niba twaramenye umwami wacu akatugirira neza, niyo mpamvu nabwo badufite bwo kugira ngo tuvuge ukuri ko kurakandagirwa ariko ikinyoma kikirwa hejuru. Nibyo kuko Mutesi yarahanuye, ndetse nta nubwo turwanya ubuhanuzi yahanuye, kuko uyu munsi natwe turibo. Ndetse ndagira ngo mbabwire ngo Mutesi navuze ko ntamuzi njye ubwanjye, keretse Imana ihishura ibihishwe ndetse igashyira byose ku mugaragaro. Niwe uyu munsi nanjye ejo ninjye. Ntabwo rero twebwe ducukura urwobo rujyamo abahanuzi, ahubwo bo bazi kwicukurira inzobo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikugire neza kugira ngo utazarohamira mu nyanja y'umujinya wo kugira n'udafite ngo umurya amenyo. Nabonye icyakora iyo nza kubyigisha ku ruhimbi bamwe bahari byari kuba danje, bamwe bari no kudufata mu mashati. Reka dusenge ishobora byose. Ndavuga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntabwo ngiye mvuga ngo marayika, oya ndavuga Kristo wabambwe ku musaraba. Umuntu wese uzumva hanura atavuga mu izina rya Yesu cyangwa se ngo avuge Imana, burya biragoye. Ngo izina rya marayika, ngo marayika nagukize, ngo marayika nakora ibi. Twe turi abakozi ba Kristo Yesu, kandi Imana niyo ituma marayika. Bivuga ngo rero iyo twumva abamarayika mu kanwa, abantu mujye munasobanukirwa mpamvu navuze kuri uriya muhanuzi avuga marayika. Muzakurikira ibiganiro bye, aravuga ngo marayika nguwo, ngo marayika ngo nagukize, ngo marayika ngo nagukora ibi n'ibi. Marayika rero tuzi ko abamarayika, abantu bavuga abamarayika, abantu bagiye mu barangi babizi, na abadayimoni b'abarangi bamanukanye na shitani, bari abarangi n'izina rya Yesu bararivuga. Twumvikane rero tujye dusobanukirwa, abantu tuve mu buyobe. Yesu ugeze kuvuga ijambo rikomeye, abamu muzabamenyera. Ntabwo uyu munsi rero twe dufite kujya kurwana nabo, ahubwo uyu munsi icyampa ngo uve mu mwijima ujye mu mucyo. Uracyari ya Mana ivuga bikaba. Tando lebone kota labai desire. Uri Imana ishoboye byose, uri umurengezi mwiza, uri Imana yavuganye natwe. Iyo wavuze ngo bibe biraba, iyo wategetse birakomera. Uyu munsi ngushimire kota labamboniza ngo breswa bavuhaye, kuko uri Imana yavuganye natwe, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ifite ubushobozi mu bakwizera, uri Imana yavuganye n'abagusenga buri wese. Mwami, biriya ijambo ryawe riravuga ngo dusabe tuzahabwe, dukomange tuzakingurirwa. ngo uyu munsi nidukomanga mu ijuru uradukingurira. Imbaraga zose ziturwanya, iz'abacunnyi, iz'abarozi, iz'abagome, iz'abadayimoni, ndazicyashye mu izina rya Yesu. Abantu bose badukurikira, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari Kenya, Tanzania ndetse na Uganda, abantu bose bari mu mpande enye z'isi, ubarengere, ubaha imbaraga. Shabo niko tada labo nezandado tando zanlabo shalabi doste dobrezagre. Uri Imana yavuze ko uzaturengera, uri Imana yavuze ko izadutabara, uri Imana itabeshya, uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye byose. Ngaho urengera ubwoko bwawe, ufashe uwo ari wese kandi umurokoresha imbaraga zawe n'ubutwari, imbaraga z'ubusambanyi bwose bwateye iyi si. Ndagira ngo Uwiteka Mana uzirimbure mu izina rya Yesu, ahubwo ubane natwe muri byose. Ndagushimiye, fata akanwa kanjye ukavugiremo icyo ushaka, urangurire muri nge, icyo ushima ugikore. Mbivuze mbisaba mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Reka mbere ya byose tubanze dusome ijambo ry'Imana
kubera yuko Imana yampamagaye kandi yarampamagaye, njya nkunda kubwira abantu tujya dukorana n'umurimo w'Imana, nkababwira ngo burya tube maso dusenge. Biraba ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Bivuze iki? Tugiye gusoma Bibiliya. Yavuze ngo uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu. Murongo wa 4 Some 18 ku murongo wa 3 aravuze ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwishi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Imana ishimwe cyane, akira neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku busambanyi n'ingeso y'ubusambanyi n'umudayimoni wazamutse, uyu mugore watewe cyangwa se wasubijwe, wazamukiye iyi si, wazamukiye Afurika, wazamukiye Burayi, wazamukiye Aziya, wazamukiye Oceania, wadone ponekota da dobre soi da life onemi aza glory. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuze ngo umusambanyi ukomeye wazamukiye isi. Icyambere avuze ngo uwo mugore yari yambaye umwambaro cyangwa se umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita mu ntoki ze. Ndagira ngo tuvuge aka kantu. Muri iyi minsi hariho ikintu bita ubusambanyi bukabije. Mana yantumye tugiye kuganira kuri jambo. Ejo twavuze ku bagore cyangwa se ku bantu barimo bamamaza ubusambanyi. Wowe urarwana n'ubu uyu munsi kuko uri indayi, uri umusambanyi, nta cyakubuza kudutera amabuye, kuko igisebe burya ngo umuntu yagutonetse mu gisebe uvuga nabi. Iri jambo riri mu byahishuwe Yohana wanditse ibyahishuwe, yagize iyerekwa n'umwe mu bari intumwa cyangwa se n'umwe Yesu ubwo bicaga intumwa. Uyu yajugunywe ku kirwa cy'Ipatimosi. Uyu Yohana yari afite wavugaga Imana, wasobanuraga iby'Imana, yajugunywaga ku kirwa cy'Ipatimo. Ipatimo hari agahato, bakoraga imirimo y'uburetwa, ariko ngo baramufata bajya kumujugunya igihe cy'akarengane k'intumwa, bajya kumujugunya ku kirwa cy'Ipatimo. Yohana akijugunywa ngo Imana iramusanga, tuvuge ngo amina. Aragenda asangwa n'Uwiteka, Imana imwishurira ibizaba mu minsi ikomeye iyi turimo. Imana imwishurira indaya, imwishurira mbega amatorero 7 yo muri Aziya, imwishurira byinshi uhereye mu byahishuwe ukagera mu iherezo, cyangwa se muri Omega. Reka tubivuge gutyo kuko harimo itangiro akaba n'iherezo. Ngo ni itangira ryo kuzuka, ni itangiro ryo kukuraho isi cyangwa se kurangira kw'isi. Ntuzemererwa na rimwe guhaha, ntuzemererwa kurya, ntuzemererwa kunywa, ntuzemererwa gutega imodoka, ntuzemererwa gutega indege, ntuzemererwa. Ariko hahirwa uwizeye umwami Imana ko ibyo umwami yatuvuzeho bizasohora. Akarengane mwabarokore mwe karava mu kwanga kuramya iki kigirwamana cy'umugore. Imara kwerekwa ayerekwa ngo ubuzima bw'amatorero muzasome wereye ku gice cya mbere, usanga ari za Korozini, usanga ari amadini n'amatorero menshi. Hari aho yajya ahanurira ngo biragaragara ko uriho ariko uri intumbi. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bariho baragenda, ariko abantu bambaye bisura y'ubukirisitu cyangwa ndengazarabye cyangwa se isura y'ubumuntu, ariko babaye abadayimoni. Bano turi kugenda duhura nabo, turi kugenda duhura n'abadayimoni. Ntuzahura n'umuntu nashaka ngo abasenga, ariko akenshi uzasanga ari igini ryigendera mu muhanda.
noneho iki gihe cyari kigoye kuko uyu mugore ntabwo yari yagira imbaraga, ariko Yohana aramuhishurirwa ngo uyu mugore yari yambaye imyenda y'umuhemba, yari yambaye imyenda y'igiciro cyinshi, kandi ngo yari afite ibintu by'agaciro. Yangara ya binifo danonihidari, yari afite ikintu bita igikombe cyuzuyemo ngo cy'izahabu nziza cyangwa se cy'inimini hayidara y'agaciro, ngo mbega cyari cyuzuye iruba ry'ubusambanyi bw'uwo mugore, imyanda y'ubusambanyi bwe. Umva icyitonderwa, ngo amahanga yose abakomeye bo mu isi bose basambanaga nawe. Yohana agira iyerekwa, arabyerekwa, abyandika mu byahishuriwe Yohana. Noneho jambo twose rero ngo uwo mugore yari yambaye imyenda y'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi, ni marigarita mu ntoki ze, yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Bivuze iki? Uyu mugore yari yambaye ikintu bita imyambaro y'umuhengeri, yari afite umwenda w'umuhemba, intoki ze zari zahabu y'igiciro cyangwa se amabuye y'imarigarita, yari arimbishijwe. Uyu mugore ni iki? Uyu mugore ni itorero, ni idini. Kandi uyu mugore ngo yari arimbishijwe. Dufite amadini, ubundi umugore asobanura itorero, cyangwa se umugore asobanura, ni umubyeyi, ni mama w'abantu. Ndagira ngo mbwire ngo uyu mugore asobanura idini. Uyu mugore ni idini. Uyu munsi si utarimo ahimbaza idini nini. Noneho uyu mugore ngo yari afite ikintu bita ubusambanyi mu ntoki ze, yari afite igikombe cy'izahabu, yari afite ikintu bita ubwiza buhenze, yasaga n'iki n'izahabu, ngo yambaye ngo ni marigarita ni mu ntoki ze, yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'ibya. Ndagira ngo nkubwire, ni hangahe bakihanisha ibyaha. Niyo ukivuze baragutera amabuye, maze turavuga kuri YouTube abantu bakenda kutwica, kuko ubusambanyi bwuzuye kuri uyu mugore. Uyu mugore yamamaza ubusambanyi. Ndagira ngo ngusobanure, uyu Yohana agize yerekwa yararize. Kubera iki? Iminsi turimo, iminsi yabonaga tuzageramo, turi mu minsi y'ubusambanyi. Ngo kandi uyu mugore yasambanaga n'abantu bose bakomeye bo mu isi, yasambanaga n'abakomeye bo mu isi. Ndagira ngo ngire ngo uyu munsi harimo ubusambanyi bukomeye. Umuntu aratunga amafaranga akaba indaya, akaba umusambanyi ukomeye. Ubusambanyi bwaramamaye bugeze ku rugero ubwo umuntu asigaye yumva kuryamana n'umuntu nk'umugore. Niba uri umugore ukumva kuryamana n'umugabo bigoye, ahubwo ukumva haryamana n'umugore mugenzi wawe. None iki Yohana arahishurirwa, agira iyerekwa. Aleluya, arayisiya agira iyerekwa, ahishurirwa ubusambanyi, ahishurirwa uyu mugore, ahishurirwa iki? Ni idini rihera, naryo mvuze nzarivumba, kuko iri dini ryamamaza ubusambanyi. Kandi abantu benshi, amadini menshi amaze kumukurikira uno mugore. Benshi barimo bararamya igishushanyo cy'uyu mugore, abenshi barimo bararamya ibigirwamana by'abadayimoni. Benshi bari kugendera mu ngeso z'ubu busambanyi, ngo kuko mu ntoki zari afite igikombe cy'izahabu. Bisobanuye yari afite agaciro, yari afite ibintu bikunzwe. Abantu barimo baragenda bafite ibintu bikunzwe. Abantu bari kuvuga ibikomeye ntibakunzwe. Aha nikotaye, ahubwo abantu bari kuvuga ibyorohere, abo barakunzwe. Abantu bari kuvuga ngo basambana gutya, baryamana gutya, bakora ibi n'ibi, bahindukira gutya, bakora posterize. Kubera uyu mudayimoni, uyu mugore wamamaza ubusambanyi arimo arajya mu bahanuzi. Uyu mugore wamamaza ubusambanyi ari kujya mu bavugabutumwa. Uyu mugore wamamaza nerokita rangonaya many for dice.
uyu mugore wamamaza ubusambanyi yageze mu madini n'amatore. Uyu mugore wamamaza ubusambanyi arimo arigisha ibintu Bibiliya yanga, Bibiliya yita ikizira. Biravuga ngo ikizira cy'umurimbuzi kigeze ku muryango. Bantu barimo bararimbuka, amadini menshi ararimbutse. Bantu benshi barimo, abakristo benshi barayobye. Bantu barimo baragendera mu mwuka wa Antikristo. Bantu barimo baragendera mu mwuka w'abazimu. Nyamara nyakuri Imana yatwemereye gukora. Bibiliya ngo meme amaso musenge, kuko abakobwa batanu byanze bikunze bazagaragara, abapfu bazagaragara, ubusambanyi buramamaye. Uyu mugore yarabwamamaje, dusomye mu bice 18:3 avuga ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo. Abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Imana ishimwe. Ntabwo waba umukire, ntabwo waba umutunzi ukomeye utabashije kwemera gusambana n'uwo mugore. Mbabarire nawe mvuze, ugomba kwemerera uyu mugore akakuyobora. Icyambere ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi batunzwe n'ubu ngo kuko amahanga yose, nyumva ntabwo ari byo bivuze, biranaga ari jye wayanditse ngo amahanga yose ngo atungishijwe no kuba yaremeye gusambana cyangwa se kunywa inzoga y'ubusambanyi cyangwa se inzoga y'iruba ry'uyu mugore, ry'uyu mudugudu. Reka Bibiliya yavuze umudugudu, ivuga ku mugore. Abantu benshi bari mu kigoyi cy'umugore, bari mu kibazo nedai sotala ngo ntasa. Abenshi barimo baragendera mu busambanyi bw'uyu mugore. Ngaho genda ahantu hose urasanga abantu gatoki kukanda, ndaya ziramamaye, baragenda bambaye ubusa. Abantu benshi bafite iruba ry'ubusambanyi, irari ryarabishe, bageze ku rugero rwo kumva yuko no mu muhanda basambaniramo. Nuko ari bitemera, ariko nabo barabikora. Genda saa 7 z'ijoro uraza kubibona, cyangwa se saa 3 z'ijoro uraza unyure mu tuyira twatundi. Ikibazo nuko abajura basigaye bameze nabi. Ngo noneho uyu mugore ngo asamanaga n'abatunzi bose bo mu isi, ngo kandi aba bose utaremeraga kuryamana nawe ntabwo yatungaga. Ndagira ngo nkubwire ngo ni nayo mpamvu iyo wabaye umutunzi, icyambere kikugera ni irari ry'ubusambanyi. Wumva wasambana, wumva umugore ufite ataguhagije, wumva umugabo afite ataguhagije, nawe uri umusambanyi. Mwene data utunze nushaka ubutunzi bya mirenge, ntabwo uzanyurwa. Uzashaka ubusambanyi ujye gusambana n'abandi, wawe ntubucyumva kikunyuze bitewe n'uyu mugore. Uyu mugore yamamaza ubusambanyi. Uyu mugore ntabwo yoroheye abisi. Yewe mw'abakristo mwe bamwantoreza Uwiteka, mwe mukiri mu mwuka, mukiri mu mwami, nimuze dusenge kugira ngo Imana yirukane ubusambanyi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugore abami bo mu isi basambana nawe, abami bo mu isi bagendana nawe, aba bakire bo mu isi bagenda bamwera ku burozi bwe no ku busambanyi bwe, ngo imyanda ye zahabu. Uyu mugore aratatse, aratunganijwe. Uyu mugore afite ubwiza, uyu mugore afite amafaranga, uyu mugore afite byose. Iyo wemereye kumukorera, kumusambanira cyangwa se kumwiruba ry'ubusambanyi bwe, urakira ukarenga isi. Abantu benshi batunze ibintu bya mirenge, burya ari nabo wabaza wabikura ukahabura. Kubera iki? Ntiyabona uburyo abisobanura. Kubera iki? Kubera iruba ry'ubusambanyi yemeye gukorana n'uyu mugore. Abantu benshi bameye gukorana n'uyu mugore. Bantu barimo barakorera mu bukire bw'uyu mugore. Uyu mugore yatanze amafaranga yaba, umva remera, uragurisha ubugingo akaguha amafaranga, uragurisha ubwemero bwawe cyangwa se ubwari. Utemeye amadini menshi yamaze kuyobera k'uyu mugore. Uyu mugore uterega utamwisunze ntabwo uzacuruza. Uyu mugore utamwisunze ntabwo uzakora ibitangaza. Uyu mugore nutamwisunga
ngo ugendane n'iri ruba ry'ubusambanyi bwe ntabwo uzakomera, kubera yuko uyu mugore iyo wemeye kugendana nawe urakomera. Reka dusome 19 byahishuriwe Yohana 2 aravuze ngo kuko amateka yayo ari ay'ukuri no gukiranuka yaciriyeho iteka maraya ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Bivuga ngo uyu mugore ari gukora mu gihe gikomeye, ari gukora mu gihe ashaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu amadini n'amatorero karosi icyo gishushanyo. Ntabwo uyu nguyu azakomera, nta nubwo azakomeza, nta nubwo azasenga, ntazemera, ntazagura, ntazagurisha, kuko nene Imana yesikota dre. Abantu bagiye kubaho basenga ikigirwamana, kandi uyu mugore utazemera kumuramya ntabwo yazagumamo. Avuga ngo vevo yasinga ngo nibiridiki nini ngo imini digiri died. Oh no, kuko uyu mugore utemeye gushenga igishushanyo ntabwo uze. Ariko mwene domija uko rivuze ngo kuko amateka yayo ari ay'ukuri, Mana ishimwe, amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, ngo no gukiranuka yaciriyeho iteka maraya ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata z'Uwiteka. Ahirwa imbata y'umwami. Imbata y'umwami ntiyemera kuvuga ibishebo. Imbata y'umwami isenya ibigirwamana. Imbata y'umwami iri kubwira itorero kwezwa no kwera no gutungana. Imbata y'umwami izaguma ikomera, izahora amaraso yawe azameneka niba wemera kuba imbata. Imbata burya iba mu gikari kwa nyirayo. Kandi iyi maraya lebonitai ezongalaya idenosasoma ibanago. Iyi maraya igiye mu bantu, iyi maraya ikoreye mu bantu, iyi maraya ntabwo ihagaze, izakora ikigomba gukora. Iyi maraya igiye kwicisha bejo. Uyu maraya ukomeye atwaye amadini n'amatorero. Langaza ngo tandala izo benefai. Ijambo dusomye avuga ngo marayika ukomeye Uwiteka, ndagira ngo nkubwire ngo ayi maraya yisenye imiryango, isenye imfatiro, isenye amahanga. Ngo amahanga bakire bo mu isi bose ntibemeye kunywa iruba ry'ubusambanyi bwe. Abami bose bo mu isi basambana nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo utemeye kugenda nk'uko ashaka, uyu maraya ntabwo wabaho, ntiwahanura, ntiwasenga, ntiwakwerekwa, n'ubutayu ntibwakwemerwa. Ariko niwemera kugenda nk'uko maraya ashaka, uzagenda nk'uko, uzakora ibitangaza kandi bizemerwa. Nitagenda nk'uko uyu maraya Bibiliya ivuzeho ngo yajyaga yononesha abari mu isi ubusambanyi. Genda muri iyi si urasanga ubusambanyi bwarafashe intebe. Bantu bari kusambana kumugaragara, abantu bari kugendana ubusambanyi. Niyo mpamvu jewe nahagurukiye gusenya ubusambanyi buri kwigishwa ku YouTube, abo ba buryo, abo ba mamasharire, yewe ambabarire n'abandi bambabarire. Nahagurutse ubu naje, nibushaka tweka muzakajyane, ntacyo bitwaye. Imana izandengera, izamfasha kandi ndinda. Abantu nimureke kwamamaza ubusambanyi, mube mu Mana. Niba koko byemewe mwisukisha abantu ubusambanyi. Uyu maraya ukomeye ngo ashinzwe kwamamaza ubusambanyi, kandi yemerewe na gukoresha uwo ari we wese, cyane cyane muri izo mbata z'Uwiteka zataye umurongo. Abo bose rero bagiye kwamamaza ubusambanyi. Aka kanwa kavagamo Imana nikatangira kwamamaza ku rusambana, nta muntu utabukora, kuko uyu munsi ikizira cyamaze guhagarara. Ndadoni kutaya bonesans. Ndagira ngo nkubwire ngo abo basige bahamagarwa ku mpimbi bakaza kwigisha uko barongorwa nuko barangora. Ibyo ni ibintu biriho. Ahavugirwaga umwuka, ahavugirwaga iryera, ndavuga ijambo ry'Imana, hasigaye havugirwa ibisira. Biragoye.
hari n'uherutse kwigisha umupasiteri aravuga ngo rwose ngo mwebwe ngo niba ngo utabasha kujya ngo guterura umukobwa ngo umujyane ku mazi ngo ntabwo ngo buriya ngo ntunakijijwe ngo injiji. Uyu maraya ari gukoresha abakomeye, uyu maraya ari gukoresha abantu bakomeye, uyu maraya ari gukoresha intwari abitwaga intwari z'abahanuzi, abatwaga intwari z'abavugabutumwa, abitwaga intwari z'abayobozi bakomeye, abitwaga intwari z'abantu bameze gute, bayobora amadini menshi n'amatorero, bamwe na bamwe ariko ntabwo ari bose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, emerera Imana ikugire neza, reka dusenge Imana, uyu maraya ntazakugeraho. Niba yaranakugeze, izi mbaraga tuzicyaye mu izina rya Yesu. Abantu mumuriki, tugiye gusenya umwuka w'ubusambanyi wazamukiye igihugu, wazamukiye isi, wazamukiye Afurika. Tugiye gusenya urufatiro rw'umwuka w'ubusambanyi. Uyu maraya wambaye imyenda y'imihemba, wambaye amazahabu, wikwije amabuye y'agaciro y'amarigarita, wawe ufite irizira ariko biri mu gikombe cy'izahabu. Abantu bari kunywa ubu businzi bagasinda ubusambanyi bw'uyu maraya. Tugiye gusenya izi mbaraga. Ndaje magurukiriza imbaraga mu izina rya Yesu. Mwami Imana umpa imbaraga kugira ngo nkuvugire nkiriho. Aka kanwa kawe ubu tugiye guhaguruka tuvuge iby'Imana dutumye. Reka aka kanya rero dusenge Imana ishobora byose, iya mu busambanyi, maraya ukomeye urwanisha ubwoko bw'Uwiteka. Shiko talamandala ya zapo alika wirizala bayi de sansoma. Nawe niba umeze wimiritse icyo kintu bita ubusambanyi, wambara ubusa ukajya mu rusengero uri maraya, reka nkubwize ukuri, amawashiputimu impande nyinshi uzagenda uzasanga bambaye ubusa, bambaye utuntu tugera mu kibuno, bambaye imyenda igaragaza amabere, baragenda bambaye ubuntu utamenya. Abo bose ni bamwe maraya ari gukoresha. Hari abantu benshi barimo bakoreshwa n'iyi maraya. Iyi maraya iravuze ngo azajya ngo ashinzwe gusambanisha abami bose bo mu isi n'abakire bose cyangwa abatunzi bakomeye bose, bashinzwe gusambana nawe, cyangwa se ashinzwe kugira ngo agushe intore z'Uwiteka. Ngo ariko uyu maraya yaciriweho iteka kuko anadoneya azahanirwa no kurimbura cyangwa se kurwanya intore z'Uwiteka, cyangwa se abemeye gukorera Kristo. Aba bazahozwa amaraso yabo, amaraso yabera. Ndagira ngo dusenge Imana. Ese we maraya ntiyagufasha? Ese usigaye nawe ugere? Ndiwe ni muri bamwe bamamaza ubusambanyi, we nturi muri bamwe bagenda reka nkubwire, upfa ntabwo amenya. Buriya kugira ngo umuntu wumve yuko arimo aguhugura, agukura muri shitani, ntabwo byabaho. Umuntu shitani yamaze gufata aramukomeza, ntabwo apfa kukurekura. Ariko uno munsi imbaraga z'Uwiteka zigukure muri ayo maboko, imbaraga z'Uwiteka zigukure muri abo bazimu, imbaraga z'Uwiteka zikuzikura aho wazikamiye ikuzimu mu izina rya Kristo Yesu. Imbaraga z'Uwiteka zigukure mu rupfu, ahubwo imbaraga z'Uwiteka zikuzane mu bugingo, kugira ngo uyu maraya kurekure mu izina rya Yesu. Uyu maraya urimo usambanisha isi yose, uyu maraya apfe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urera Mana, urakiranuka. Shaboni tai sokala la isido lepo desalapone tando la yakota desalapesa soni manefo adisha la galasoni minikre. Ndagushimiye Mana yacu, uyu maraya ndamwirukanye. Izi mbaraga zose zituruka muri uyu maraya ukomeye, uyu maraya usenya isi yose, uyu maraya usenya amadini n'amatorero, uyu maraya turamwirukanye mu izina rya Yesu. Rwanirira abera kuko ari we nyir'ingabo, kandi ari we urwanirira abantu bose bakuvuga neza. Ngaho komeza urwanye izi mbaraga zahagurukiye abera mu izina rya Yesu. Yewe wa daimoni we, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Pepo wa muzimu we, katika jina la Yesu. Ndagushimiye kuko ugize neza, mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze we wadukurikiye. Irinde ubu busambanyi n'ababukwigisha,
ahubwo ukomeze usange Yesu ni umugwaneza, azakubabarira kandi azakugira neza. Manigwe umugisha kandi turabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.